nongeye kuguha ikaze mu ndirimbo 5 nziza za gospel ziba zarakunzwe mu cyumweru dutambutse. So aha twongera kumva message nziza Imana ibaha abana bayo, tukumva indirimbo ziruhura kandi zibohora imitima, abahanzi amakorari baba bakoze ngo zidufashe dufatikanye kuramya Imana. So turera ku ndirimbo ya 5 tumanuka, kandi don't forget ko dufite na bonus track. Indirimbo ya 5 ni indirimbo Ndahiriwe by Horeb Choir. Ni indirimbo nziza, umuntu watangiye leading yakoze neza cyane, yaririmbye neza na choir baririmbye neza. Indirimbo ifite message nziza ariko Imana yasize icyubahiro cyayo mu ijuru ikisiga ubusa, ikaza gushaka nge nawe ngo ducungurwe tubabarirwe ibyaha byacu. So ni indirimbo nziza, iraryoshye, wayitangira n'icyumweru nayo ikagufasha. Indirimbo ya 4 ni indirimbo Ni Mwiza by the Serenades of Praise. Ni indirimbo bakoze neza, video yayo iraryoshye, audio amajwi ameze neza. So ni indirimbo wakumva guhera ku wa mbere kugera ku wa 5 soza icyumweru. Ni indirimbo bashutinze mu buryo bwiza, ntago wahaga kwireba. Hano director yakoze akazi ke, kudos. Iyi ndirimbo nayo ishake ushyire kuri playlist yawe this week. Indirimbo ya 3 ni indirimbo Ebenezer by Injili Bora Choir. Dusanzwe tubamenyereye, bakoze indirimbo nziza, bayikoze mu buryo bwa live recording. Nayo ni indirimbo nziza, ifite melody iryoshye, wayumva nayo this week ikakubera muri playlist yawe. Tugeze kandi ku ndirimbo ya 2. Indirimbo ya 2 ni indirimbo ya Ambassadors of Christ Choir yitwa Udukaramu. Murabizi twari twigeze kwizana muri bonus track, ariko ni indirimbo nziza, ni indirimbo ifite style ya reggae, bakoze bashima Imana ibyo yabakoresheje, basaga neza, na video ni nziza, irimo abantu tutaheruka kubona amasura, abarejande bose barimo bakorari Ambassadors, nk'abantu bari gutegura concert vuba aha rwose. Baduhaye n'indirimbo nziza idukumbuza kuzaba mu kitaramo cyabo tariki 30 z'ukwezi kwa 8, ngo ndanabatumiye, don't miss. So mbere ko tujya ku ndirimbo ya mbere, ndagira ngo tujye kuri bonus track. Bonus track ni indirimbo yasohotse icyumweru kitangira, sohotse ari Sunday nimba atari Monday. Indirimbo nziza, ni indirimbo yakorera version yitwa Imbere Yawe. Impamvu iyi ndirimbo nayishyize muri bonus track, ifite message iri very deep. Ni indirimbo ituje ushobora kumva. Playlist dufite uyu munsi ni indirimbo rwose zigendeka zihuta, zimeze neza. So nashatse indirimbo ituje kandi ifite amagambo meza ushobora kumva. Ni indirimbo iturarikira kwihana, kandi bakoze neza, basaga neza nabo, Imana ibahe umugisha. Indirimbo yitwa Imbere Yawe by Version Choir. Mbere yuko tujya ku ndirimbo ya mbere, ndagira ngo kandi nanone nongere mbararikire gukomeza kubana natwe mu bikorwa byacu bya buri munsi. So page zacu ni za zindi, YouTube turahari, ibiganiro byiza biri mu nzira, don't miss. So indirimbo ya mbere ndumva ari indirimbo twese twakemeranya, ni indirimbo nziza ihuriwemo n'aba worshipers b'abanyarwanda dusanzwe tumenyereye mu bihangano bitandukanye. Ni indirimbo bakoze neza, ni indirimbo yanditswe na Aime Uwimana, bayikoreye muri Stade Amahoro. So ni indirimbo nakugira inama yo gushaka kumva, iraryoshye, abagiye baririmbamo baririmbye neza, kumva amajwi nyine y'abantu b'abahanga atandukanye, rimwe bivamo irindi riza. So it's a blessing. Indirimbo yitwa Tweguye Inanga. Ni indirimbo ihuriwemo n'abartiste bo mu Rwanda, niyo yabaye iya mbere muri top 5 z'iki cyumweru. Twongere duhure mu cyumweru gitaha, twumva message nziza Imana iba yahaye abana bayo, twumva imirimo n'ibitangaza Imana iba yabakoreye abana bayo, bakabinyuza mu ndirimbo zikadufasha, zigatuma icyumweru cyacu kirushaho kugenda neza. This is the Gospel Circle. Komeza kudukurikira. Bless you.